Yesu ndagushimira ineza yawe, ndagushimira imbabazi utugirira, ndagushimira kurinda kwawe uraturinda ku manywa na nijoro, uraturinda umunsi ku munsi, uraturinda aho turi hose. Uburinzi bwawe warabuduhaye igorogota, turindwa n'amaraso yawe, turindwa n'ububasha bwawe bukomeye, turindwa n'ikiganza cyawe, turindirwa mu gishura cyawe, turindirwa mu bwiza bwawe, turindirwa mu mbabazi zawe, turindirwa mu kukubaha, turindirwa mu kukumenya, turindirwa mu gakiza. Uburinzi bwawe ni bwinshi, aho turindira ni henshi, kubera ko wowe uri urutare twihishamo, uri ingabo idukingira, kubera ko uri ingabo uradukingira tukarindwa, kubera ko uri urutare twihishamo tukwihishamo tukarindwa, kubera ko uri ibuye twegamiye, uri ibuye twegamiraho, ibyaduhigaga bikaducaho. Ndagushimiye, bigatambuka bikagenda bizi ngo turi imbere, kandi turi kwibuye wowe Yesu ariho twegamye, urutare Yesu ari wowe twegamiyeho. Haleluya! Ndagushimiye uburinzi bwawe, ndagushimiye kurinda kwawe gukomeye, ndagushimiye ingabo zose utanga zigapfa ku bwacu kugira ngo turindwe. Ndagushimiye Mana, abamarayika ushyiraho bakaturinda, ingabo zo mu ijuru duha zikaturinda, kandi ntiturindwe twenyine, tukarindanwa n'ibyacu n'abacu, tukarindwa umunsi ku munsi, tukarindwa. Uburinzi bwawe bukomatana natwe, bukomatana n'amazina yacu, bukomatana n'ibyacu. Ndagushimiye iki gitondo kubw'uburinzi, ndagushimiye uturindira aho turi hose, uturindira inshuti zacu, uturindira imiryango. Ntabwo turinda twenyine, hoya, ahubwo turindana n'ibyacu n'abacu. Ndagushimiye kurinda ibyo waduhaye, turindira mu gakiza, ukarinda n'imitima yacu ukayikomeza, imitima yacu ntituvemo, imitima yacu ntihungabane, ahubwo kubw'uburinzi bwawe tukumva amahoro, tukumva ubuntu, ukaturinda. Ndagushimiye kubw'uburinzi, uri Imana irinda mu nzira zacu zose, ukaturinda ntidukore amakosa, ukaturinda ntituvuge ibitari byo, ukaturinda Mana, ukarinda indimi zacu, ukarinda iminwa yacu, ukarinda amaboko yacu, ukaturinda gukora ibyaha, ukarinda ibirenge byacu kujya hatariho no kuyoba no kubabagurika. Uraturinda yo, uzikurinda Yesu we, uzikurinda. Ndagushimiye kubw'uburinzi bwawe utahwemye kudushyiraho, ndaguhimbaje kubw'uburinzi bwawe utahwemye kutugaragariza, ndaguhimbaje iki gitondo naho ko waturinze, ndaguhimbaje imyaka yo kubaho, kugenda uturinda, kugenda wongera abantu uburinzi, kugenda utwongerera ingabo ziturinda muri byose, muri domene zose z'ubuzima, ukarinda umwuka wacu, ukarinda ubuzima bwacu, mu buzima bw'umwuka bukarindwa, ubuzima bw'umubiri bukarindwa, imibereho yacu ukayirinda, ukarinda urubyaro rwacu, ukarinda abo turi kumwe, ukaturindira mu nzu, ukaturindira hanze dusohotse, ukaturinda tugiye, ukaturinda tugaruka. Turagushima Mana, wumve ko ngushimiye kuko waturinze. Yesu, wumve ko ngushimiye kuko uburinzi bwawe uturinda igihe cyose. Haleluya! Ndagushimiye ko ikimenyetso cy'amaraso Yesu kiturinda muri byose. Mwami, ndagushimiye kubw'uburinzi, ushimwe ko wowe uzi kurinda, ushimwe ko utubereye byose. Haleluya! Amaboko yawe akomeye katurinda. Haleluya! Ubuzima bwacu ko burindiwe munsi y'igorogota, munsi y'umusaraba, ko aho ngaho tuharindiwe akaga n'amakuba, tuharindiwe ibyago, tuharindiwe ingaruka z'ibyaha, tuharindiwe. Ndagushimiye Yesu. Amena. Imana ishimwe, umwami ahabwe icyubahiro kubw'uburinzi, kubwo kuturinda. Reka dusome ijambo ry'Imana dushyira ku munsi wacu, ijambo ry'Imana turi bwihishemo nyine, naryo tukaririndirwamo, tukarigenderamo, rikatubera ihema twihishemo kugira ngo turindwe, imitima yacu irindwe, ubuzima bwacu burindwe uyu munsi. Ndiri muri Tito 1
umurongo wa 4. Tito igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo ndakwandikiye Tito umwana wanjye nyakuri, kubwo kwizera dusangiye, ubuntu n'amahoro bibe muri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Imana ishimwe. Ahangaha ni Pawulo yari yandikiye Tito umwana we wo mu mwuka, ariko ndagira nkubwire ngo Pawulo ntawe ukiriho, hariho Imana Data yakubyaye ikaguha agakiza, Yesu akakugarura mu rugo kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Wumve ko Uwiteka avugana nawe ngo mwana wanjye nyakuri, kubwo kwizera wabyawe, kubwo kwizera n'amaraso ya Yesu Kristo niho wavutse. Hanyuma umenye ngo uyu munsi ubuntu n'amahoro bibe muri wowe. Wumve ko Uwiteka akubwiye ngo ubuntu n'amahoro mwana wanjye bibe muri wowe biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ugendane iki kintu, ugendane aya mahoro, ugendane ubu buntu bwomatane nawe muri iki cyumweru, muri iyi minsi yawe yose usigaje kubaho, byomatanemo n'ubuntu n'amahoro. Ubuntu bw'Imana bwaduhaye Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana buduhesha byose, ubuntu bw'Imana butuvana kure bukatwigiza hafi, ubuntu bw'Imana nta kiguzi twari guha Imana ngo Yesu adupfire, nta kintu kibo twari guha Imana ngo gikunde ibyaha bituveho, n'amaraso y'ibitambo n'iki byarananiwe, ariko ubuntu buduhesha byose. Rero uyu munsi ubuntu bw'Imana ubusengeremo, bupfukisha umunsi wawe, ubushyire ku mazina yawe, ubushyire mu byo uri bukore, ahantu hose ushyiremo ubuntu bw'Imana, inzira zorohe. Kuko iyo ubuntu buhari ibintu biroroha, iyo ubuntu buhari ibintu birakunda, iyo ubuntu buhari na bya bindi bavuga ngo ntibishoboka birashoboka kubw'ubuntu. Niba Imana yaraduhaye ku ubuntu ikaduha Yesu, ku buntu tugakurwaho icyaha, ku buntu tukababarirwa, nta kintu kibaho kidashoboka. Haleluya. Ngo n'amahoro bibe muri wowe biva ku Mana Data, biva kuri yo Data twese no kuri Yesu Kristo umukiza wawe. Ni ubuntu rero bubiduhesha, bwaduhesheje aya mahoro. Aya mahoro rero yuzure mu munsi wacu, aya mahoro yomatane n'amazina yacu, aya mahoro yomatane n'urubyaro, yomatane na buri situwasiyo uri gucamo. Ibyari bikubujije amahoro, ubwira Imana ngo Mana ikimbujije amahoro cyose kivemo, igitumye umutima wawe udaturiza imbere yawe kivemo, igitumye impagarara zihaguruka kivemo, igitumye havuka ibintu by'indurumba n'urusaku, ibyo byose bivemo. Ahubwo amahoro Yesu yadufatiye ava kuri Yesu, ngo biva kuri Kristo Yesu umukiza wacu no ku Mana, bibe muri twe, bibe mu buzima bwacu, bibe kuri buri saha y'uyu munsi, bibe kuri buri munota w'uyu munsi, bibe kuri buri segonda y'uyu munsi, bibe ku buzima bwacu buri munsi, byomatane n'ibihe byacu mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ndakwandikiye Tito umwana wanjye nyakuri, kubwo kwizera dusangiye, ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umukiza wacu. Haleluya. Reka dushimire Imana iduhaye iri jambo, reka dushimire Imana twandikiye uyu munsi muri iki gitondo, ijuru rirakwandikiye, ugire amahoro, ugire ubuntu. Reka dusenge, tubifatishe ku munsi wacu, tubigenderemo, tubikoreremo, tubisengeremo, tubyishimiremo, tunezererwe n'ubuntu Imana yaduhaye n'amahoro. Dushime Imana. Haleluya, haleluya. El Shaddai uri mwiza, turagushimiye kuba dutekerejeho uri mu ijuru ryawe ryera, ukabona ko dukwiye amahoro, ukabona ko uyu munsi wagendana n'ubuntu, ukabona ko ari aho twari tunaniwe ahubwo nta kindi cyabikuraho uretse ubuntu, ukabona ko hari ibyo tutashobora uretse ubuntu, ukabona ko hari aho imbaraga zacu bitakunda mu munsi uretse ubuntu bwonyine bwatubashisha. Turagushimiye. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Ndagushimiye Uwiteka ku buntu bwomatana n'umunsi wanjye none, ku buntu buherekeza umunsi wanjye, ko amahoro ari bube mu munsi wanjye, ko amahoro ari bwomatane n'umunsi wanjye, ko amahoro ari bukorane n'umunsi wanjye. Buri saha y'uyu munsi nometsemo ubuntu, buri saha y'uyu munsi nometsemo amahoro, buri saha y'uyu munsi igenda rero gukorera mu buntu no guhererwa mu buntu. Hari haruhije matambuke ku bw'ubuntu, byo Satani yari yasizemo bikurwemo ku bw'ubuntu, ibyari byishyizemo bivemo ku bw'ubuntu muri uyu munsi. Uburinzi bw'Imana bwomatane nanjye ku bw'ubuntu, gukora kw'Imana gukore ku bw'ubuntu bw'igorogota busohozwe kuri njye. Natuye amahoro, amahoro abe mu mutima wanjye, amahoro abe mu mubiri wanjye, amahoro abe mu rugo rwanjye, amahoro abe mu byacu, amahoro abe mu bana bacu, amahoro abe Mwami Yesu mwabo dusenga, n'amahoro abe mu nshuti zanjye, amahoro abe mu muhanda aho ndi bunyure, amahoro abe muri bisi ndi bugendemo, icyo ndi bugendemo cyose, amahoro abe ahantu hose mu kazi kanjye habemo amahoro. Natuye amahoro mu byanjye, natuye amahoro mwabo turi kumwe, natuye amahoro mwabo dukorana, natuye amahoro aho nkorera mu izina rya Yesu. Amahoro yomatane na buri kintu cyanjye cyose, uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Ubuntu bujye bunkorera, ubuntu buri ukora uyu munsi, ubuntu buri busohoza uyu munsi icyo Imana yagambiriye ku buzima bwanjye. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Imana ishimwe. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza w'ubuntu, umunsi mwiza wuzuye amahoro.